Hi guys, welcome again to our channel Smart Pips. Uyu munsi tugiye kureba uburyo bwiza ushobora kuba wakwifashisha mu gihe cyose waba waribagiwe password yawe iyo ari yo yose, ukaba warayisevinze kuri email yawe. Ngiye kukwereka uburyo bwiza ushobora kuba wakwifashisha uyigarura, uyimenya, ukayigarura, ukayikoresha. Hari umuntu wanyandikiye hano akimara kubona nkora video ivuga uburyo ushobora gufata trading view yawe ukayihuza na account yawe ya Binance. Arambwira ngo ubaye waribagiye password yawe ya Binance, ni gute wakongera kuyibona kugira ngo winjire ukore login kuri account yawe ya Binance mu gihe waba waribagiwe. So rero abaye wowe na wanyandikiye ndetse n'abandi bafite ikibazo nk'icyawe, uyu munsi tujye kubirebera hamwe tudatinze, turebe uburyo ushobora kuba wagarura password yawe ya Binance mu gihe cyose waba warayibagiwe. Si yo gusa rero, ushobora kuba waribagiye password yawe ya Facebook, ya TikTok ndetse n'izindi account waba warafunguye, yaba ariyo ku muboroka MetaTrader 5 cyangwa se MetaTrader 4 ndetse na trading view waba waribagiye password yayo. Uyu munsi ni mwiza kugira ngo byose tubireberamo uburyo ushobora kuba wayigarura, ukomeze ukore akazi kawe neza mu gihe cyose account yawe iri gufitiye akamaro ukibagirwa password yayo, cyangwa ushobora no kuba utarayibagiwe ariko uri kuyishidikanya. So ubwo mahano rero turebana uburyo ushobora kuba wakongera ukayireba. Tudatinze tuzaza hano kuri Gmail, hano Gmail yawe ukandeho, hanyuma numara gukoraho uzahita uza hano hejuru hari mu nguni y'ibumoso hari agafoto kawe, uze ukoreho. Ukimara gukoraho uzagaruka hano handitse Google account, kanjye mperekana neza kugira ngo buri muntu abashe kumenya aho turi gukora. Ukoreho, numara gukoraho uzategezaho amatsels akuzane ku dashboard imeze uko. Iyi interface ibikubiyemo ibintu byinshi cyane, harimo personal information, names, email, phones, profile muri rusange. Hano no hasi hagakurikiraho security and sign in, Google password, recent security events, security and checkup. Ibi ni byo bintu uzasanga kuri iyi interface. Hasi rero ni password management, hasi aho ni your device. Ni byinshi ntitwabirondora ngo tubirangize, ariko icy'ingenzi umunsi naje kubereka gikomeye cyane ni hano handitse password management. Hano password manager niho tugiye gukora. Tuzaza dukoreho, tumara gukoraho gutya tugiye kureba password yacu ya Binance mu gihe twaba twarayibagiwe, ndetse na email bibaye ngombwa twahita tuyireba kugira ngo umenye credential login zose waba warakoresheje ukereye account kuri Binance ukazibagirwa ariko warazisevinze kuri email. Ndabereka n'uburyo ushobora gukoresha usevinga email credential login zawe kuri email ya kugira ngo hatazigera na rimwe habaho ikosa wabyibagirwa ukazibura burundu, kuko utakaje ibi credential login zawe zo kuri urugero yena kuri Binance cyangwa se n'ahandi hantu waba warashyize amafaranga yawe, biba birangiye ntiwongera kuyabona. Iyi video ni ingenzi rero, niba icyo kibazo cyarakuba cyangwa se uzi n'umuntu cyabayeho, iyi video yimusharinge, ntibagirwe no gukora subscribe kugira ngo tujye tubana. Ugeze n'ikindi kibazo wakomeza kumbaza. So reka mbere ko mbereka password, reka tuanze tuze mbere ku buryo ushobora kubikaho izindi credential login, yaba password yaba email wakoresheje ufungura account ku kintu runaka. Ushobora kuba TikTok, ushobora kuba trading view, ushobora kuba MT5, MT4 ndetse n'indi platform yose waba warakireho account, ukabikaho credential login zawe mu buryo bukoroheye. Uzaza hano hejuru rero, aha
handitse add password, uze ukoreho. Numara gukoraho uzashyiramo hano, ushyiremo username yawe, hasi ushyiremo password, hano hasi wandikamo igitumye wikorera save, then hariya hejuru bazahita bakwereka save, ubundi uyisevinge. So rero ngiye kubereka uburyo noneho wareba password yawe ya Binance mu gihe waba warayibagiwe, cyangwa se email wakoresheje ukereya account yawe ya Binance. Uraza rero ukore hano kuri Binance gutya, gusa gushyiramo password yawe ukoresha kuri screen ya telefone yawe, ushyiremo. Hanyuma uzaza aha, mwitonde murebe kano kantu ni ingenzi. Uzaza hano hari kantu akamenyetso kameze nk'ijisho, ukandeho urebe password yawe. Ibimenyetso bigize ishobora kuba ari ama characters, ari imibare, ari inyuguti inini ndetse n'ingufi, byose ubirebe, then wongere ubyibuke. Ushobora kuyikopera ukandika kandi ahantu bikakorera kugira ngo utazongera kuyibagirwa ukundi, cyangwa se uze hano handitse ari kano kantu ukoreho, kano kavuga copy, uyikopiye. Nurangiza ugenda uyipesting yamwe bakubaza password mu gihe ugiye gukora login kuri Binance yawe cyangwa se n'indi platform yari yo yose. Nubikora ibyo niko bizagenda. Hariya rero kuri email nuza ugakora hano hejuru, nabwo uzayikopiya ugenda uyipesting amwe ariko kubaza email mu gihe ugiye gukora login. Nduza tugasubira inyuma, urabona ko n'indi yose washaka kwinjiraho, ushobora kuba ari MT5 ukareba password yose ufiteho uzahita uyabona, amakonti yose ufiteho, izi zose ni account mfiteho. So nuza ugakora hejuru uzayireba, nuza ugakora no kwiyo hasi uzareba password yawe ufiteho. So rero ubu ni uburyo bwiza ubaye waribagiwe email yawe yari yo yose. Ubona ko hano mafite account menshi mba narafunguye, nayo mba ntakibuka ko nayafunguye, bikansaba kongera kuza nkarebamo nkamenya ngo iyi account ndayikeneye, iyi sinyikeneye. Iyo nkuramo nkayikoramo, iyo ngumishamo nkayigumishamo, nkayikoresha binyoroheye, nkajya nibuka uburyo bwo kwikoresha. So rero ubaye waribagiwe password yawe, nizere ko ino video igufashije. Rero biba byiza wayisharinga n'abandi bakayibona. Like and share, ni byiza cyane ko wabidukorera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Video za Smart Pips ni akagaruka, hano dufasha abatrader babishaka b'umwuga bakiri bato kuzamuka bakagera ku rwego nk'urw'abandi bariho. Nubwo biba bigoye ariko turabigerageza tukabikora. So rero ntimucikwe. Iyi video nibigufashije ntugende udaduhaye subscribe kugira ngo dukomeze twubake umuryango. Turabakunda cyane, mugire ibihe byiza mwese aho mudukurikiye muri hose, mugire ibihe byiza. Imana ibarinde. Bye bye.